Abaturage basabwa gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya Covid-19 nyuma y'uko mu karere ka Rusizi habonetse abantu 5 banduye iki cyorezo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Didier Ndicunguye. Wiriwe? Mwiriwe neza Didier. Didier, ubu tuvugana uherereye he neza? Ubu mpagaze mu mujyi wa Kabembe, hano mu mujyi wa Rusizi. Nyuma yaho habonetse rero abantu 5 banduye iki cyorezo muri ako karere ka Rusizi, ubu ibintu byifashe gute? Uko byifashe urebye mu mujyi wa Rusizi urabona urujya n'uruza rwakomeje, ibikorwa bitandukanye byo mu karere, ibikorwa bitandukanye byo mu mujyi birakomeje, biri gukorwa, abacuruzi bari gucuruza, abaturage bari kujya guhaha, ariko urabona mu by'ukuri hari ikintu iyo barebye ubona hari uburyo bifite, kuko banabaye benshi cyane kuri uyu wa mbere kandi ntibyari bisanzwe. Bameze nk'abantu mu by'ukuri bashaka kugira ngo begere bakurikirane bamenye amakuru kuko hari iwabo, uretse kumva wenda ku maradiyo cyangwa no ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri bamenye gahunda ihari, banabwirwe n'abayobozi ikigomba gukorwa. Ikigaragara nuko nubwo bose bari kugenda mu mujyi, ariko urabona hari ingamba navuga ko zivuguruye bafite, kuko urabona bakajije ibijyanye no kwambara udupfukamunwa neza, kuko ubusanzwe hari igihe wabonaga umuntu akambara uko abishaka. Mu by'ukuri ingamba zindi zose zisanzwe byo karaba intoki n'ibikoresho byabugenewe, urabona hari ikintu gishyashya cyavuguruwe muri uno mujyi wa Rusizi. Didier, babyakiriye bate kumva ko ari abantu 5 nyine babonetse aho ngaho muri ako karere ka Rusizi? Guhera mu gitondo ngenda nakomeje kugenda wenda ndeba hirya no hino, ugasanga mu by'ukuri abaturage babanje kutabyakira neza, kugira ikintu kimeze nk'ubwoba, bavuga bati abantu ko ari benshi iwacu bimeze bite. Bagiye basobanurirwa bumva mu by'ukuri bitewe n'uko abayobozi bagendaga bababwira, ugasanga bagenda babyakira. Uyu nguyu yitwa Impindu Martin, n'umwe mu baturage ba Rusizi. Iki kintu mwebwe mwagifashe mute kumva abantu 5 hano mu karere kanyu, mu mujyi wanyu, mwabyumvishe mute? Nk'umuturage wa hano i Rusizi, mu by'ukuri natwe byadusangaje, ariko ku rundi ruhande byatumye bitubera isomo ryo kugira ngo dukomeze tukaze ingamba zo gukomeza kwirinda iki cyorezo. Harimo ingamba zo gukomeza gukaraba amazi asukuye n'isabune, no gukaraba intoki buri mwanya, ndetse no kwambara neza udupfukamunwa, kuko mbere hagaragaye ko abantu bambara udupfukamunwa uko bishakiye, ariko ubu ubona buri wese afite ikintu cy'ubwoba cyo gukomeza ingamba, ndetse no gukomeza kwibaza ati se nyuma y'ibi ngibi harakurikira iki. Ubwo rero numva nk'umuturage icyo twakwiye gukomeza gushyiramo imbaraga ni ukuba ijisho rya mugenzi wawe. Wabona umuntu uri kwitwara nabi ukamukebura, wabona umuntu udafite agapfukamunwa ukamushishikariza kujya kukagura kandi akanakambara neza, wabona ufite akanduye nawe ukamushishikariza ako gapfukamunwa kujya kukamesa niba arakameswa, cyangwa se kujya kugura kandi niba afite kamwe. Numva rero nk'umuturage w'i Rusizi aricyo ngicyo navuga nk'ingamba twebwe twakwiye gufata. Noneho ku buyobozi nabwo turabusaba gukomeza kudufasha, no gukomeza kuduha amakuru, no gukomeza kutugira inama, no gukomeza kongera ingamba mu zo natwe twari dusanzwe tuzi, kugira ngo tubashe kukirwanya. Murakoze. Uyu nawe yitwa Amani Kazimiri, n'umwe mu baturage hano i Rusizi basanzwe bakorera hano mu mujyi wa Rusizi nk'umucuruzi. Mwebwe kuba aba bantu babonetse, murumva uretse kwambara udupfukamunwa nta kindi mwumva mwakora nk'ingamba mukaza kugira ngo wenda bidakomeza gukwirakwira? Mu by'ukuri ingamba zigomba gufatwa ni ukwitwarika mu bijyanye n'isuku. Nk'uko mugenzi wanjye bivuze, ubundi wabonaga nta ngufu zirimo, abaturage nta ngufu bafite kubishyiramo, bakabyambara uko bakambara udupfukamunwa uko babibabwiye, ubundi bakatwambara nabi. Ariko ingamba dufata ni uko twese tugomba kuba ijisho, buri muntu agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ntibiharirwe abapolisi gusa, ntibiharirwe inzego z'umutekano cyangwa inzego z'ubuyobozi. Twese tugahagurukira rimwe kugira ngo tujye dukangura bagenzi bacu babashe kwambara neza udupfukamunwa, kugira ngo tutajya dukwirakwiza abantu batagenda bakwirakwizanya iyo ndwara, icyo cyorezo. Gushyiramo intera mukabona bigakubahirizwa neza kugira ngo nabyo birinde? Nabyo ni ngombwa kubahirizwa. Turagerageza dukangurana na bagenzi bacu, tubwirana ubwacu, kandi tukangurana n'abaturage nyine n'abakiriya baje kutugurira. Ni ngombwa ko tugomba kubakebura kugira ngo hajyemo intera, kugira ngo icyo cyorezo kitakomeza gukwirakwizwa,
hano iwacu mu karere ka Rusizi. Didier turacyari kumwe? ndakumva neza Didier. Didier mu bagaragaye ko banduye harimo n'abakora ubucuruzi aho ngaho nyine mu mujyi wa Kamembe, ariko harimo noneho n'abakoraga ubucuruzi bwambukiranya umupaka by'umwihariko bajya muri Kongo. Nibyo ntabwo bose nibyo, harimo abakoraga muri abo batanu bagaragaye bose hafi ya bose bafite aho bahuriye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, kuko harimo abajyanaga ibicuruzwa muri Kongo bagahura muri Kongo, hari ababitwaraga, hari ababicuruzaga. Urumva rero ko mu by'ukuri bose bafite ahantu bahuriye n'icyo kintu cy'ubucuruzi bwambukiranya imipaka aho babikoraga. Gusa icyo nakubwira ni uko wenda nk'umupaka duturiye hano aho turi ni umupaka wa Rusizi ya mbere ndetse na Rusizi ya kabiri yakoreshwaga mu kwambutsa ibyo kurya, kugeza ubu ngubu kubera ko mu ngamba zindi zafashwe ni uko ukurikije uko igihugu cy'abaturanyi nacyo ngo gifite gahunda y'iminsi igera kuri 3 nta muturage isohoka, byumvikana ko abaturage nabo batari kubasha kujyana ibyo bicuruzwa. Ubu nabyo baba abashoferi baba abacuruzi nabo babaye bahagaze kugira ngo ibyo babanze barebe uburyo babiha umurongo ibyo byongere bikorwa, ariko hari ubundi buryo bushyashya. Ikindi nanavuga ni uko ubu ngubu ibikoresho bijyanye no kuvura cyangwa no kwita ku bagaragayeho ubwandu byashyizwe mu kigo nderabuzima cya Nyakarenzo. Ubu ngubu ubuyobozi bumaze kutubwira ko abakozi ndetse n'ibikoresho biri kujyayo ndetse n'abarwayi bamaze kugerayo, ku buryo nta kindi kibazo aho bagomba gukurikiranirwa, ndetse n'abari barimo mu kigo nderabuzima bakaba bajyanywe mu bindi bitaro ndetse abandi bajya kunywera imiti mu rugo. Murakoze cyane Didier Ndicunguye. Urakoze cyane. Tugaruke hano muri studio za Radio Rwanda ivugira i Kigali, twakira John Patrick Kwizera. Ikaze Patrick. Mwiriwe neza Jean Daniel. Yego, wowe uvuye rero mu bijyanye no kureba uko ingendo zari zimeze muri Nyabugogo ndetse na Nyagasambu ukubutseyo, ni mu gihe nyine kuri wa mbere byari byitezwe ko hari ingendo ziza gusubukurwa hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara no hagati y'intara hagati y'intara ubwazo, ariko kubera iki cyorezo cya coronavirus hafashwe ingamba nshya, hafashwe ibindi byemezo by'uko babanza gusesengura neza iby'iki kibazo cya coronavirus mbere ko izi ngendo zisubukurwa. Aho uvuye usanze byifashe bite? Urakoze cyane Jean Daniel. Nk'uko mumaze kubivuga, nyuma yo guhagarika ingendo byari byitezwe ko zitangira cyangwa se zibukura kuri uyu wa mbere, hari abantu benshi bari bayiraye ku ibaba bavuga bati bamwe bavuga bati turajya mu ntara ku ivuko, abandi bavuga bati turasubira mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo ariko byagenze. Rero mu gitondo cya kare nka 12 twari tugeze muri gare ya Nyabugogo, aho twabonye abantu benshi bari biteguye kuri imodoka bajya mu ntara zitandukanye, ariko ntabwo ariko byagenze. Twabashe tuti byagenze bite, baravuga bati ntabwo twari twamenye yuko byahindutse bitewe nuko itangazo ryo guhagarika izi ngendo zabaye ryasohotse mu masaha akuze ya nijoro. Bamwe rero baravuga bati ntabwo twari tubizi, bati biratubabaje twari tugiye kugenda, ariko abandi bakavuga bati niba koko izo ngendo zahagaritswe turabyakiriye kubera ko bigamije kurengera ubuzima bwacu n'amagara yacu arimo gusigasirwa. Abandi bakavuga bati amagara arasesekara ntayorwa, bakavuga bati ibyo turabyumva neza, ariko hakabaho n'abandi bavuga bati rwose ahangaha nta kazi muri Kigali twari dufite, twari twifuza kugira ngo tujye mu cyaro aho dukomoka. Nuko nguko byari bimeze. Usibye Nyabugogo twageze Nyagasambu, ni mu karere ka Rwamagana. Hariya naho rero tujya ngo turebe se urujya n'uruza rumeze rute. Twasanze naho abaturage bari biteguye kugenda, ariko hari inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abandi bafashe inzego z'umutekano kugenzura kumenya se koko uyu muntu ntavuye muri Kigali akaba wenda agiye kujya mu ntara y'Iburasirazuba yinjira muri Rwamagana. Rero habagaho kugenzura buri muntu ugeze ahari Nyagasambu. Baheraga muri gare ya Kabuga bakabandika, bagera Nyagasambu bakabahererekanya amakuru, bakavuga bati uwo muntu avuye ahangaha Kabuga aje aho ngaho Nyagasambu, atuye hano Nyagasambu. Uwo muntu udatuye aho ngaho muri ibyo bice ntiyemererwe kuba yarenga hariya muri biriya bice. Ariko noneho tugeze mu gice kigana mu majyepfo y'u Rwanda, hariya muri za Kamonyi ndetse na Ruyenzi, abaturage ku rundi ruhande urabona ko hari abaturage bari mu kugenda n'amaguru bahetse ibikapu byabo, abandi bagenda n'amagare bavuga bati dusubiye iwacu. Bigaragara ko aho ngaho ku rwo ruhande hakirimo icyuho, harimo abaturage batari bumva impamvu zo guhagarika izi ngendo. Ubwo wahavuga ariko abantu bari batangiye kuva muri gare bataha?
bari batangiye kuva muri gare bataha kubera ko hari inzego z'umutekano zibabwira ziti mwumve iyi gahunda, hari urubyiruko rw'abakorerabushake rufite akazi gakomeye ko gusobanurira abaturage no guhindura imyumvire kugira ngo bumve impamvu zatumye izi ngendo zihagarikwa. murakoze cyane murakoze cyane Daniel. tunabwira kandi ko guverinoma y'u Rwanda nyine yatangaje ko ingendo zihuza intara hagati yazo ndetse n'izihuza intara n'umujyi wa Kigali zikibujijwe mu bijyanye nyine ndetse hakaba n'ibyari birebana no kwemerera moto zitwara abagenzi ko nabyo nyine byagombaga gukora guhera uyu munsi nazo ubwo nabyo biracyabujijwe. Guverinoma ikabasobanuye ko ari icyemezo cyafashwe nyuma y'isesengura rigamije kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Covid-19. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije akaba yavuze ko mu barwayi bakomeje kubona harimo abava mu bihugu by'aka karere bituranye n'u Rwanda ndetse no mu mahanga ya kure. Yakomeje avuga ko nyuma y'abarwayi 5 bagaragaye mu karere ka Rusizi byatumye rero hafatwa ingamba zo gukomeza gusubika ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'ingendo kuri za moto. Ibi ngo ni mu rwego rwo gusesengura neza amakuru mashya kuri icyo cyorezo, bityo hakanafatwa n'ingamba nshya zafasha kurinda ubuzima bw'abanyarwanda n'icyorezo ntikibone icyuho cyo kuva aho kiri ngo gikwirakwire n'ahandi mu gihugu. Hagati aho ibiro bya Minisitiri w'Intebe bikaba byatangaje ko ingamba nshya zo kurwanya Covid-19 zizatangazwa n'inama y'Abaminisitiri biteganijwe ko izaterana ku munsi w'ejo kuwa 2.